Yesu ashimwe cyane bene data, nongeye kubashimira Imana ikomeze kuturinda kandi Imana ikomeze kubana natwe. Uyu munsi ni umunsi mwiza cyane, ni umunsi ukomeye. Tugiye kubwiriza ku ijambo rifite insanganyamatsiko rivuga ngo gutabarwa n'Imana. Ese muri wowe gutabarwa n'Imana ni gute? Bibiliya iratubwira muri Zaburi 34:49 haravuga ngo nubwo umukiranutsi agira imibabaro myinshi, Uwiteka aramutabara muri byose. Nubwo umukiranutsi agira imibabaro muri we myinshi cyane, ariko Uwiteka aramutabara. Gukiranuka ni gute? Gukiranuka nukumva uhamanya n'Uwiteka Imana yawe, nukumva ugenda mu rukundo rwayo. Nta muntu wigeze agenda mu rukundo rwayo ngo akorwe n'isoni. Haleluya. Ubuzima buragora kandi hari igihe umuntu yumva ari wenyine. Ariko uyu munsi dufite inkuru nziza. Imana iratabara kandi ntigireka abana bayo mu bibazo. Imana iragutabara. Birashoboka yuko hari ibigeragezo uhura nabyo bikagucanganya ukabura aho ucugera, ariko insanganyamatsiko y'uyu munsi iravuga ngo gutabarwa n'Imana. Ese waba waratabawe n'Imana? Ese hari aho waba warahuriye nayo? Imana ni Imana ikomeye kandi ni Imana ishobora byose. Ndagira ngo nkubwize ukuri, uyu munsi turi kuganira mfite ibyishimo n'umunezero mwinshi, kuko Imana iri muri nge kandi izahora inkoresha ibitangaza nk'uko yandemye. Haleluya. Imana ibona imibabaro yacu. Igihe cyose wumva ubabaye, igihe cyose wumva ugeze mu bibazo, mu bigeragezo bikomeye, hakikisha yuko Imana yumva imibabaro yawe. Erega ntugire ngo na rya sengesho ritoya usenga, na cya gihe ugera mu makuba. Ndagira ngo nkubwire ko Imana yumva amasengesho yawe. Haleluya. Iyo dusomye kuva igice cya 3 kuva ku murongo wa 7 haravuga ngo nabonye imibabaro y'abantu banjye, numvise gutaka kwabo. Imana ibona amarira yawe. Haleluya. Imana ibona amarira yabo kandi ntigireka abana bayo mu bibazo. Ese uri umwana w'Imana? Ese igitabo cyo kuva wari wagisoma? Kuva 3:7 bavuga ngo nabonye imibabaro y'abantu banjye, numvise gutaka kwabo. Imibabaro ibona amarira yabo kandi nirengagiza imibabaro yabo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka yabonye gutaka kwanjye, yumva imibabaro yanjye, araza aramanuka ngo mwana wanjye ndagukunda. Birashoboka yuko ibyo narindimo cyangwa aho narindi ntago byari bimeze neza, ariko uyu munsi ndashimira Uwiteka ko Imana iri kumwe nanjye kandi izandwanirira. Kabone nubwo abanzi banjye bampagurukira bakavuga, kabone nubwo abanzi banjye bampagurukira kunyica, ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo Imana izahaguruka kuntabara. Uyu munsi ndagira ngo mubwire muvandimwe, Imana ihagurutse kugutabara. Imana ihagurutse iri kumva amarira yawe. Imana iri kumva agahinda kawe, igiye kugutabara. Haleluya. Insanganyamatsiko nkwibutsa ni ugutabarwa n'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Gutabarwa kw'Imana kuza igihe cya nyacyo. Ese ni ryari gutabarwa kw'Imana kuza mu gihe cya nyacyo? Iyo dusomye Yesaya 60:22 haravuga ngo ndi Uwiteka, nzabyihutisha mu gihe cyabyo. Haleluya. Ngo ndi Uwiteka, nzabyihutisha mu gihe cyabyo. Ngo nubwo byatinda mu maso yacu, ku Mana biba biri ku gihe. There is a timing. Imana igiye kugutabara ntago ibaza abantu. Imana igiye kugutabara ntago ibaza abanzi bawe. Imana igiye kugutabara iramanuka, ikamanuka mu isaha yayo, mu munota wayo, mu gihe cyayo. Imana igutabara itabanje kubaza uwo ari we wese. Haleluya. Ngo ndi Uwiteka, nzabyihutisha mu gihe cya nyacyo.
ese igihe cya nyacyo ni iki? Muvandimwe, sister wanjye, wowe unkurikirana, ese igihe cya nyabyo ni iki? Ntabwo Imana igiye kugutabara cyangwa igenda, ntabwo ireba uko umeze, ntireba uko usa, ntireba igihagararo cyawe, ntireba aho uva, ahubwo Imana igutabara kuko hari isezerano yaguhaye. Imana igutabara mu bihe by'ibigeragezo bikomeye, hahandi ubona ko bidashoboka, hahandi ubona amaso y'abantu ibintu byarangiye, hahandi ubona bidashoboka, aho niho Imana imanuka ikagutabara. That's timing, ni igihe cya nyacyo. Icyo ugomba gusenga ni ugukiranuka, ugahamagara Imana, warangiza ugategereza igihe. Nanjye nategereje igihe cya nyacyo kugira ngo Imana intabare. Nategereje igihe cya nyacyo kugira ngo numve ijwi ry'Imana. Nategereje igihe cya nyacyo kugira ngo numve amasezerano y'Imana. Nategereje igihe cya nyacyo kugira ngo mve mu byo narindimo, nongere njye mu bintu bikwiriye, mpagarare kuri rya buye. Ku ijambo ry'Imana avuga ngo Yesu Kristo ni we buye rizima, kandi iryo buye ni ryo tugomba kugenderaho. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Gutabarwa kuzana ihinduka, gutabarwa kuzana impinduka. Niki kizakubwira ko watabawe? Zaburi 126 uvuye ku murongo wa 5 haravuga ngo ababiba barira bazagarurira bishimye. Aravuga ngo ababiba barira bazasarura bishimye. Iyo Imana itabaye, Imana itabaye, amarira ahinduka ibyishimo. Haleluya. Abantu bahinga bakagenda mu murima, barangiza bakabiba amasaka bababaye, cya gihe kiba ari igihe cy'inzara, cya gihe kiba ari igihe bashaka ibyo kurya. Ngo ariko iyo babaye bakagenda bakabiba amasaka cyangwa bakabiba imbuto zisanzwe, Bibiliya iratubwira ngo bazasarura bishimye. Ese wowe ni igihe kingana iki wategereje? Ese wabibye iki imbere y'Imana? Wabibye iki? Ese ni iki wari wabiba imbere y'Imana muri iki gihe cya none kugira ngo Imana imanuke gutabare? Gutabarwa kw'Imana kurahananirwa. Gutabarwa kw'Imana hari amasengesho. Hari igihe cyo gusenga ugahamagara Imana, hari igihe cyo kuvugana n'Imana ukayihamagara ikakuvugisha ukabana nayo. Ese uyu munsi wa none nkubajije, wabibye iki? Haleluya. Ni iki wabibye kugira ngo Imana iherewe gutabara? Ni iki wabibye kugira ngo Imana iguhe imbaraga ubashe kugendana nayo? Imana ni Imana ikomeye kandi ni Imana itanga amahoro. Imana ntireba uko abantu bareba. Abantu barakureba bakavuga ngo uriya Isaac ameze gute, uriya ameze gute, abantu bakandebera muri pastor yanjye cyangwa uko nabayeho. Ijambo ry'Imana yavuga ngo nuhinduka ngo uzahinduke, kandi reka nze nkubwire, guhinduka ni akanya gato. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ndakicaye ku ntebe y'imbabazi, uzaza akantabaza nzamubabarira, nzagendana nawe. Ntago Imana ishaka ko wenda ujya kwiga doktora cyangwa ujya kwiga iki kugira ngo uhabwe imbabazi. Ndagira ngo ubwize ukuri, imbabazi z'Imana ziracyariho. Reka dusoze tuvuga ijambo ryo muri Zaburi 46 uvuye kuri 1. Haravuga ngo Imana yo niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, Imana niyo mutabazi wacu mu bihe byose. Haleluya, haleluya. Lata shakara banda tute the sign. Imana niyo mutabazi wacu, Imana niyo buhungiro bwacu. Niwizere ngo abo wizeye nibo buhungiro bwawe. Nta muntu uzaguha ubuhungiro usibye Uwiteka. Haleluya. Imbabazi z'Imana ziduhoraho. Reka dusoze kandi dusenge isengesho tuvuga Imana ikomeze kubana natwe kandi Imana ikomeze kubana namwe. Data wo mu ijuru, turagusabye utabara abana bawe, aho hari amarira uhashyira ibyishimo mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ukomeze kugirira neza ubwoko bwawe kandi ukomeze kuturinda. Uwiteka uduhe gutabarwa kandi tugendane nawe mu izina ryawe Yesu Kristo. Nizeye kuri Imana ikomeye. Amena.
shalom shalom, ndabakunda